From Gabo yitwa Chancellor yageze mu Rwanda ku munsi w'ejo no muwinga ukomeye cyane ugomba kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport akigera i Kanombe yabanje kuganiriza itangazamakuru tubwira ikimuzanye. Merci déjà pour l'accueil déjà. Mwakoze cyane bitewe n'uburyo mwanyakiriye. Ndo munyagabo nakiniraga ikipe Unyura Sportif de OM de Rutayeza Unyura Kuruhande. Yego no bwa mbere ngeze mu Rwanda ndishimye kuko ibintu byaho byose ni byiza. Nje mwigeragezwa kandi iminsi nzamara bizagenda neza ntawamenya. Déjà généralement muri rusange ntabwo nzi umupira w'u Rwanda n'amakipe arimo gusa icyo nzi nuko naganiriye na Rayon Sport ni ikipe izwi cyane muri Afurika ikaba inakomeye mu Rwanda. Twaraganiriye numva imishinga myiza ifite numva nayizamo. Intego yanjye no gukina umupira abantu bakemera ubundi bindi ni Imana. Ubu ngiye kugira ubunararibonye bwo gukina hanze kandi ni byiza kuba ngiye guhera mu Rwanda. C'est déjà bien de vivre l'expérience à l'extérieur que je suis arrivé au Rwanda parce qu'il faut que je découvre aussi le Rwanda. Nge ndi umuntu ukunda gukorera hamwe kandi nibikunda Imana nizagira ibyo tuzageraho. Et puis c'est que Dieu va décider, on va faire ensemble. Yes. Rero ni Chancel Menge yageze mu Rwanda ku munsi w'ejo nabonye Rugaju kumufite amakuru menshi cyane. Tunyuriremo uyu mukinnyi yageze mu Rwanda. Ese yaje aje gusinya? Ese azabanza kore igerageza? Ni umukinnyi ufite izihe kalite ku buryo abakunzi ba Rayon Sport bamugira icyizere ko aje gusimbura abo barekuye batari batanze umusaruro nk'aba Elenga Kanga Press Junior? Ikintu cya mbere wamenya abantu bamubonye mu myitozo mu Nzove ku munsi w'ejo kandi yararuhutse umwanya muto kuko yageze ku kibuga cy'Ikanombe mu masaha y'isa 5:15 hanyuma akihagera bahise mutwara kuri hoteli iri ku Irebero y'umwe mu bareyo bita Karaveri umusaza wo mureyo muramuzi ngayibona aho yaruhukiye mu masaha y'isa 7 n'igice navuganye na Mucyo Anta biganiro ari kwitegura kujya kumufata kugira ngo amujyane mu myitozo. Ageze mu Nzove barakoze nyine bageze mu gihe cyo gukina 2K cyangwa se kwa kuna amakipe bacamo ibice bibiri bamushyize mu ikipe ya kabiri iminota 15 yonyine. Umutoza yaravuze ati vamo wambare Josibure mu ikipe ya mbere. Ikintu cya mbere kalite uyu mwana bamukundiye muto cyane mbere uko ngaruka kuri story ye yose. Cyo nicyo bitazanda. Turayihota kuko ni minota nta gisobanura cyane. Yari ikindi dufite nyuma rero. Oya nyine ni minota n'imikeregane. Harimo ibindi muri reya ahubwo tubinyuramo. Nagize ngo arinde inkuru yindi we. Oya harimo n'ibindi update gusa. Hanyuma uyu mupeti bavuga ko ashobora gukina 10 ariko umwanya de preference ni 7. Ashobora gukina uyu mwataka ariko we n'umuwinga ubundi Donati birumvikana kinisha imoso agaca kuri 7. Uyu mwana ni umwana wahamagaye muri equipe senior ya Chan ya Gabo. Sorry ndabeshye ni umwana wanyuze muri equipe junior ya Chani muri sorry U20 na U17 muri U17 mu ba junior na U20 noneho ananyura muri equipe Chan yabo abona preselection ntabwo yarajya muri equipe nkuru ntabwo byigeze bibaho. Afite imyaka 18 mu byangombwa ariko Anta yambwiye ati wenda ni nka 23 yandi 5 y'abajoyeri ntago yabura. Uyu mwana rero ikipe yakinagamo yitwa Unyura Sportif d'OM akaba ari ikipe Anta yamubonyemo ubwo yari Brazzaville baje gukina n'ikipe ya Military Police yahari ya muri Gabo akaba ari ikipe nyine zo mu cyiciro cya mbere. Uyu mwana akaba barakinaga n'ikipe yitwa Bantu yasorejwe ku mwanya wa 7 muri champion. Yego rero Anta amaze kubona bakina n'iyo kipe yitwa Bantu ravuze iki gipeti gifite imoso nk'iya vumbuko ari kizima ngo bakita Chukwueze ngo bagitakize bamutazira Chukwueze kabisa. Baramukunda abantu babo nabonye no kuri Facebook bashyize ama comment avuga umwana nk'yasohoka gutakajya mu Rwanda babyagenze bite. Uyu mupeti Anta atangiye kumukurikirana yarafite contact z'umu capitaine wa equipe ya Chan ya Gabo yitwa Samson aramuhamagara amuha nimero z'uyu mwana. Uyu mwana avuka ahantu mu cyaro ikipe ye ikina nko mu kilometero 800 kugira ngo ugere Libreville ni kure cyane. Sagabo ni ibihugu binini. Anta yatinze rero kumufatisha amufatishije arabimusaba umwana banza kwanga nyuma aza kumwereka avantage ziri mu Rwanda ko azamufasha gusohoka amwereka ko rezakina Confederation n'ibindi umwana arabyumva. Hanyuma Anta abibwiye president wa yaramwe ati rwose urabizi uri kuduha abakinnyi beza ariko uyu mukinnyi muduhe iminsi 3 akora imyitozo turebe natwereka ko ari umukinnyi mwiza tuzamusinyisha. Hanyuma ku munsi w'ejo yarakoze umutoza yaramushimye ku munsi w'ejo
nabajije abareyo bagera muri batatu barebye imyitozo kwizigira bambwiye ati turetse kubeshya ati mu bakinnyi bari mu Rwanda yego bakina ku ruhande ati keretse umukinnyi wa APR witwa Watara niwe mukinnyi umurusha umupira bavuze ati yakoze imyitozo niba atari bya bindi byatize ngo abantu bose baravuga ati Mupeti afite umupira pe ngafite cya kimoso nyine cy'imbaraga wa Mupeti wihuta ufite speed wa Mupeti washa gutanga passe nziza wa Mupeti w'amashoti baravuga yuko nakomeza nyine mu minsi iri imbere kwitwara neza kwari ukuntu umuntu aza imyitozo itatu agashisha umunsi umwe ibiri nyuma amushaka ukamubura baravuga bati nakomeza kwitwara neza ashobora kuba yasinya muri Rayon Sport ngayo nguko rero iyo teste iyo minsi itatu reka turebe wenda bizagera kwa gatanu ibye byasobanutse n'abari na flop nyine imyitozo ikurikiyeho natagira icyo agaragaza nabwo tuzaza tubivuge muraseka iki abafana n'ibitanga bati iki bati ko nta kintu mwavuze kuri Ngabo y'Isonga turamuvugaho turavuga ko batsinzwe test ariko ibintu yavuze ngo byatumye atsindwa test n'ibyo bitangaje reka dukomeze yes aratanga icyizere ku munsi wa mbere yego umunsi wa mbere akoze imyitozo myiza yego ariko agomba gukora test iminsi 3 kugira ngo abashe gusinya icyo mutoza bashaka no kugira ngo abanza amurebe shaka no kutagira iminsi 3 we icyo yashaka no kubanza kureba ahagaze ati hanyuma ikindi bakita bamukorera test medical kugira ngo barebe niba wenda nta mvuna azanye nta bindi bibazo by'ubuzima afite cyangwa se by'umubiri we ubundi bamusinyisha rwose uretse ko abanje kurebwa n'umutoza ariko agomba gusinya mbere yuko n'icyumweru kirangira rero siporo yaza kuba yamutangaje mu cyumweru abaye ari mwiza kuri nimero 10 yakamusinyishije kuko mu myitozo nabonye muri Rayon nta nimero 10 urimo ubundi nacyo kintu kigoye buriya baravuga yuko igenda rya Keve bavuga ko igenda rya Keve rwose batarabona umusimbura bakagira wa mwana w'umunyamari niyo cyane ngingo niba bamugani ku 10 yayengamiraho Fisto guhuza na Shadrack byaranze pe Fisto afite ukuntu atinda na baro kandi Shadrack we bashiri babarabusha nta kirimo gihambaye bari nabo mu myitozo hari umuntu bajije ibintu byiza cyane aragira ati Abedi ibite nicyo naringiyeho amakuru ari nuko Abedi yari yageze i Kigali ashobora gushyira umukono ku masezerano nta kinyoma kirimo Abedi yabanje kujya iwabi Burundi mu Kajaga arabanza arabasura nyuma aza guca muri Tanzania gato ayavuyeyo aza mu Rwanda ubu Abedi ari mu Rwanda bitegerejwe ko uyu munsi wa none mushaka kuza kubona aya mafoto cyangwa se bitinze ku munsi w'ejo uyu mugabo ngo arahabwa miliyoni 25 z'amanyarwanda twabwiye ko azajya ahembwa miliyoni 1.5 buri kwezi azasinyira Rayon Sport imyaka 2 Abedi Bigirimana kakanyenyeri bariyo mwakanze mukina asabwa gukomeza gukanda burya kari kagamije kugura umukinnyi Abedi Bigirimana Abedi iwabo yani bikomeye iwabo ino deal ya Rayon Sport kuko yarabizi kwiri aho gupendinga icyo yararimo arakora iwabo yasize hari anateguje aya mafaranga arayabona kimwe nuvuga ngo bitatu bya kane birahita bigenda birahita bigi Burundi aho hantu asiza dirinze business hanyuma muri Tanzania kwari kujya kureba uburyo inose zagomba kuyizamo nta hantu namwe agomba gutsitara imwe byine by'umukino agomba kwinjira muri sezo ahantu hose yateguye yadanangiye ku buryo nta nguni nimwe niyo bagusigara kogesha ruba Tanzania kugira ngo seza yinjiremo nta kantu na kamwe ukora biswe ira mediane harimo ahantu nyine henshi ho kugunganiramo kandi tuntu nyine ushobora ugomba kuguza muri sezo watwirinze ku buryo sezo utatangira barakoze mediane nibasinyisha Karamako bagasinyisha uyu uvugaga Abedi bakanasinyisha uyu munyagabo mediane yabiraza kuba isa naho yuzuye ahubwo biraza gusigara no uvuga ngo umutoza araza kugira ikibazo cya choice cy'abakinnyi cyabari boza kujya banzamo batatu ariko buriya ngo bafite n'abadefenseri bake kwizigira muri Rayon Sport kuko buriya ntabwo bafite abadefenseri benshi ku bakinnyi twagiye tuvuga uretse wenda nka Emery na Rushema basinye ariko nta wundi mu center back bari basinyisha kandi biziko batandukanye na Omar Nyingi ndetse na mugenzi wacu yitwa nde Aimable naho birashoboka cyane ko atazagaruka nuvuga ngo niyo mpamvu mu myitozo hari kugaragara umukongomani witwa Claude Masiri Ruwendo umwe mu bakinnyi barebare kabisa bamaze iminsi bakora hariyo Claude Masiri Ruwendo harimo n'umutipe uvuka muri South umunyarwanda ubyarwa n'ababyeyi batuye muri South Africa ari naho yakuriye witwa Bizimana Calvin Bizimana wavuye muri Bomamuru
abo bose bari mu myitozo Ariko uriya mutipe muremure uri businye muremure ufite imisatsi myinshi uri businye n'uyu Ruwendo Claude Masiringa ashobora gusinya kuko yakonvense umutoza mu mikino ya gishuti bakinya Miroplaste mu myitozo muri deka kandi avuye n'ahantu abafana hazwi baramukunze cyane abafana baramukunda yakinye muri Sanga Barende banamuvanye muri Vitalo ejo bundi muri Vitalo Sanga ari Barende tumwe n'igice ariko kuri banga icyo nagira nari ngiye kukubaza Ngabo y'Isonga